nimba Amerika baravuga ngo bacura imiti bafite byose ngo bacura za virusi, kuki batahagaritse iriya nkongera? Satani we waratsinzwe, ingoma ni ya Kristo, waciriweho iteka, tuzakwishima hejuru. Itibiyereka. Noneho hano hagakomeza avuga ngo Imana ntigurizwe izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo asarura. Ibaze ko uwo murongo ufatanye gutya ariko uwo murongo no kuvuga ufatanye ngo ntihagire ubashuka. Buri hari ukuntu bano bari muri ibi birori hari ubashuka cyangwa se nabwo bakishuka, ugasanga umuntu ari kumva ko bagiye guseka Imana bayimwaza, ukaba muri ubwo buzima umva ko uzamwaza Imana muyigira ikintu cy'amafuti kuko ari bwo ariyo nzira irimo. Uriya ni umujyi wa Satani, barakubwira ati ni umujyi utabamo Imana, ubwo barabyivugira. None ugasanga nawe uri muri ubwo buzima wabaye icyamamare, ukavuga ati mwana tugomba kuyimwaza, tugomba kuyiseka, tukayigira akantu k'amafuti karaho. Ibyo twayivugaho byose. Yes, ndumva twagarukira, ariko ndashaka gutanga itangazo. Imana nta wayimwaza kuko ni igimwara, ni igikorwa n'isoni. Reka musuhuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza uherereye hose mu mpande enye z'isi, ku migabane igiye itandukanye kandi nanone mu bihugu bigiye bitandukanye, ukabasha kumva runo rurimi rwacu rw'ikinyarwanda tuvuga cyangwa kurusemurirwa. Amahoro y'Imana ntabane nta. Umwaka mushya muhire rero wa 2025 uzakubere uw'amata n'ubuki, uzawubyaremo hungu na kobwa, uzawubonemo abakwe n'abakazana, uzawubonemo fiance, kandi nimba udafite icyo gukora Imana izaguhe icyo ukora. Inda yawe yazibye itabyara, n'Uwiteka Imana wayizibye uyu mwaka, Uwiteka Imana ayizibure. Ukubwe neza rero, nimba utameze neza ukaba uri kugisasiro kwa muganga cyangwa mu rugo iwawe, ukaba urwaye cyangwa urwaje wawe, imbaraga z'Imana n'amaboko y'Imana ayo ngaya agere ku buzima bwanyu, mwese mwumve mufite umutima ushima. Njyewe nitwa Manu, ni Ingoro TV, ibintu nitirebye kabisa. Zone 250 hari filime nziza yitwa Imfubyi zigira ibanga, tuyisohokanye 2024 twinjira 2025. turi kuvuga ngo turakwiye kumva story nziza zitwibutsa ubuzima bwa kera, kandi nanone zikatwibutsa ko hari abandi bababaye, tugakorwaho tukibuka ko itorero ryiza ari ryita ku mfubyi, abakene ndetse n'abapfakazi. Imana yo mu ijuru rero ikumere umugisha. Wowe wakoze subscribe ni by'igiciro gikomeye, turakunezererwa uko bwije n'uko bukeye. Uyu munsi wa none rero nje mu kiganiro mfite imbaraga z'Imana no gushira amanga, ndetse twagusengeye nkuko wagiye ubyumva tuvuga ngo imbaraga z'Imana zibane n'abantu bayo, kandi ukuboko kwiza k'Uwiteka Imana kukomeho. Iyo utari mu maboko y'umwanzi tayari uba wageze mu maboko y'Imana. Ngo igihe ngo Abisiraheli ngo mu gihe cy'umucamanza Samweli ndetse wari n'umuhanuzi akanaperezanta ubwoko bw'Imana ku Mana, ngo abantu bose ngo Samweli yabagezeho ngo baranamutse, ngo amaboko y'Abashidodi n'Abafilisitiya ngo yarabatsikamiye, ngo ariko ngo Uwiteka Imana binyuze muri Samweli yongera kubwira abantu ngo nimuze twiyungemo imbaraga, ubundi twongere dusenge twihane tugarukira Imana. Hari amaboko yayo yakongera kutugarukira, tukongera kugira imbaraga, tukongera kugira igikundiro n'igitinyiro, kubera ko amaboko y'Uwiteka Imana yaba ari kumwe natwe. Barabyumva rero, inayotirama n'ishiro haba igitambo cy'Uwiteka Imana, ndetse na bugufi bw'inayotirama bashinga igicaniro bakita Ebeneza, gisobanuye ngo Uwiteka Imana dukuyeho amaboko y'Abashidodi araduhembura. Kristo rero atugirire neza kandi arusheho kudushyigikira, natwe tube mu maboko y'Imana. Niyo mpamvu Yabesi asenga yaravuze ngo ukuboko kwawe kwiza kumbeho, kandi nanone unyagurira imbago. Imana yo mu ijuru ikwagurira imbago, amaboko y'Uwiteka Imana bane nawe mu izina rya Yesu. Biravuga ngo irambuye ukuboko kwayo ihaza ibyaremwe byose. Ndashaka kuvuga imbaraga z'Imana zikomeye, ariko ikiganiro tugiye kwinjiramo ni abantu bamwe bari kubyita ubuhanuzi,
abandi bakabyita nyine uko bashaka, bitewe no kuvuganira Imana, bitewe no kugira ngo bapresente icyubahiro cy'Imana. Imana yagiye ibura mu bantu, yagiye ibura mu bihugu yahaye iterambere. Abanyegiputa Imana yabahaye iterambere rya civilization, bagira amahishurirwa menshi, bagira edikasiyo iri hejuru ku isi yose. Bukeye mu gitondo barahinduka, Imana ibanyaga ubwami bwabo. Nabo ibuhaye nabwo barahinduka, Imana ibanyaga ubwami. Ubwo bari bavuze ngo tekeri mene ofarisini, uyu munsi wapimwe wasuzumwe, none ubwo bwami bukuweho, ibuha Abamedi n'Abaperesi. Cyakoze cy'Abamedi n'Abaperesi habonekamo umugabo umwe wumva ijwi ry'Imana bita Kuro, ahamagara ubwoko bw'Imana aravuga ngo busubire iwabo. Uko byagenze rero ku ngoma ya Roma, ni naho natwe twabonye umwami wacu Yesu Kristo. Imana ivuze ngo ingoma zose zo mu isi ndazihaze, reka njye gucungura umuntu wanjye kandi abeho mu mahoro. Abatazabyemera ninzabakubita akanyafu. Muri Amerika rero, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu mujyi bita Los Angeles, hariya rwose hari n'ikigo gikuru cyo bita Hollywood, abantu bakinira amafilime. Ni ikigo kinini kizwi, ngo baherutse rero ngo gutanga ibihembo by'abakinnyi bitwaye neza. Bamwe barashima, no kugira ngo nyureho muri story ho gatoya. Ariko mbere yuko njya kuri iyo story, reka tubanze twumva no mugabo wo kuri Rocky Entertainment. Ni umugabo cyangwa ni umusore uharanira yuko Imana yumvikana. Biravuga ngo naho abantu batankorera, nzakoresha ibiti n'amabuye binkorere. Ntago rero Imana yabura abantu ivugiramo duhari kugira ngo duhamye kubaho kw'Imana. I tell you, if you don't receive Jesus, if you don't trust the power of the Lord, you will die double. I tell you, don't depend on your mindset and your knowledge. Remember that wisdom and the power of revelation through the knowledge is coming from the Lord. I tell the man who is Nicholas, who was Nicholas Tesla. Yes. Had not trust the Lord, but he was die double. Because you don't receive Jesus. Turimo turabwira agerageza kumva ururimi tuvuga, nutakira Yesu uzapfa kabiri. Katwiyumvira uno mugabo kugira ngo dukomereze mu kiganiro cyacu. Tubwira abantu ngo mureke Imana yiyerekane ku mugaragaro, kuko Satani nawe arakora bikagaragara. Bavuga bakomeye, babikurikisha ibitwaro by'intambara bafite bihagarika n'izindi ntwaro. Kukikira uriya muriro fire batawuhagaritse ngaho, ari byo nyine mox mu Cyongereza. Reka tuhere hano. Haranditse ngo uwe duze kubisoma, bavuga Abagalatiya sinzi ibyo ari byo. Abagalatiya. Iyo usomye umurongo mu Bagalatiya 6 umurongo wa 7, haranditse ngo uwe duze kubisoma muri verisiyo y'Icyongereza uraza kubyumva neza. Haranditse ngo nimuyobe cyangwa se ntihagire ubashuka, Imana ntinegurizwa izuru. Ako niko uwo murongo wanditse. Kunegurizwa izuru nyine ni kwa kumwaza, guseka umuntu, kumugira nk'ari akantu k'amafuti kari aho ngaho. Ari byo nyine mox mu Cyongereza, barayimokenze Imana ihita ibiyereka. Noneho hano hagakomeza avuga ngo Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo asarura. Ibaze ko uwo murongo ufatanye gutya ariko uwo murongo ni ukuvuga ufatanye ngo ntihagire ubashuka. Buriya hari ukuntu bano bari bari muri ibi birori, hari ubashuka cyangwa se nabwo bakishuka, ugasanga umuntu ari kumva ko bagiye guseka Imana, bayimwaza, ukaba muri ubwo buzima umva ko uzamwaza Imana, muyingira ikintu cy'amafuti kuko ari bwo ariyo nzira iri muhura n'umujyi wa Satani. Barakubwira ati ni umujyi utabamo Imana, ubwo barabyivugira. None ugasanga nawe uri muri ubwo buzima, wabaye icyamamare, ukavuga ati mwana tugomba kuyimwaza, tugomba kuyiseka, tukayigira nk'akantu k'amafuti karaho. Ibyo twayivugaho byose. Yes, ndumva twagarukira, ariko ndashaka gutanga itangazo. Imana nta wayimwaza kuko nigimwara, nigikorwa n'isoni, nigikenera amaboko y'ingabo ngo ibone intsinzi, niginakenera urumuri rw'izuba n'abantu ngo bayibone ko ari yera. Irera mu gitondo, irera nijoro. Imana ishimwe.
abantu bayimenye rero batandukanye n'abandi. Abantu bicaye ngo bari kumwaza Imana, barayimwaza, baravuga ngo Imana rero, ngo abantu bose ngo bagiye bavuga ngo dushimiye ababyeyi, dushimiye abanditsi b'amafilime. Hakuze uko abantu bazazanira abandi ibyago, abatinganyi bazazanira isi ibyago no kurimbura kw'isi, kandi isi irabirebera. Ariko data wa twese wihagije, mu gihe Kristo ataraza ngo atware itorero, Imana izigaragaza mu bumana bwa, izakoresha imbaraga zawe. Yanga agasuzuguro. Musore nawe wa mukobwa wahisemo kuba umutinganyi, Imana irabikubwira ikagutuma ku bantu ngo bireke. Iraje muzihurira. Isi ishobora kubishyigikira, ariko biravuze ngo ntihagire ubashuka nimuyobe. Imana ninegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Uzabimenya kubiba ubusambanyi bwawe akaguru wakamanitse ahantu navuze, urimo uricuza. Ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Ko Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Abagalatiya 6:7. Ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Mwene data, abantu barabivuga, abantu bagashyigikira ubutinganyi, bandi bagashyigikira ababashuka ngo babakure ku Mana bagamije inyungu z'amafaranga. Niba udafite Imana muri wowe, uzaseba, uzatarara. N'abagerageje kuyihakana ubu baraho bicuza. Abantu baricara rero muri iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Los Angeles, ngo bari guhabwa ibihembo. Bagira ariko uzi kuvuga Imana, reka babwire, iyi Amerika irakomeye kuri tekinoloji, n'utabyemera. Imana yabahaye umugisha, ariko nibabizi nyine ko bahawe umugisha. Hari igihe nabo ubutware bafite buzamburwa bugahabwa u Rwanda. Kandi ubwo abantu barabiseka, abantu babipinga. Niyishyira hejuru ni nayo imanura igakubita hasi. Bafite ibisasu bya kirimbuzi, bakanagira n'ibindi bihagarika ibindi. None iyi nkongi y'umuriro ko batayihagaritse, ntawahagarika Imana nikenera urumuri rw'izuba ngo yitwiyere. Abantu bakwiye kubaho bayitinya. Abantu dutinya abazi gukina diplomasi y'isi, tugatinya politike y'isi, ariko abantu ntibatinya Imana. Biterwa n'iki? Nuko abantu bayobye, birengagije ibaha gushobora. Ba Nicholas Tesla nabavuze, yakoze icyo bita alternating current, atuma abantu bakoreshaga direct current muri electricity banezerwa, bakoma amashyi. Abonye amashyi y'abantu yuzuye, Imana muri icyo gitondo imuhishurira icyo bita Tesla moto. Akora ikijyanye na moteri za moto n'amabatiri, ibintu bigiye bitandukanye by'imodoka, ibyuma bakoresha muri moteri. Aravuga ngo niwe ubyishoboza. Arangije yaguye he? Muri laboratoire. Ngaho ibaze umuntu wigize igihanganye ko atihaye ubuzima, ko abantu babimenye mu nyuma. Ibyo ni iby'abantu batavuga, bagatinya ko Imana ninegurizwa izuru. Wahisemo kusambana, uhitamo guca inyuma umugabo wawe, uhitamo guca inyuma umugore wawe, uhitamo gusenya abantu no gusebya abantu. Ibyo uri kubiba uzabisarura nawe umuriro w'Imana ukugezeho. Mbabwire, nta kintu Imana itinya. Abantu bo batinya, ariko Imana ni igitinya. Abantu bagiraho bati twebwe turi umujyi wa Satani koko. Ese Satani yigeze arema iki? Ko n'iyi si nawe yayigabiwe kubera agasuzuguro. Abati mubiki, Imana avuga ngo mubiki umunsi w'urubanza, aho nzaguciraho iteka. K'abantu bumva nyine ngo Satani yabashoboje, ko amafaranga atahagaritse iriya nkongi y'umuriro. Bene da, akabantu mukaza mukagira reka babwire, nutarwanirira ishyaka ry'Imana, Imana ubwayo izirwanirira. Nikenera amaboko y'ingabo ngo yitwe umutsinzi n'umurwanyi. Satani we waratsinzwe,
ingoma ni ya Kristo waciriweho iteka, tuzakwishima hejuru. Abantu babibabwire, reka babwire, abantu bamenye Imana batandukanye n'abandi. Nubona umuntu ari kugerageza bati reka tuvuge Imana iziyerekana, Stefano abona uburakari bw'Imana bati mwami bababarire kuko batazi icyo bakora. Umuntu ashobora kurenganya abantu bubaha Imana, umuntu wubaha Imana, ariko Imana irihagije. Ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Bene data, Imana iriya ni gasopo yatanze ati ntihazagira umenyera. Nta mpamvu yo kumenyera ndi Imana. Nitwa Imana ishoboye byose. Ni Imana ivuga bikaba, niyo yica kandi igakiza. Yasasiye imigara y'intare Daniel, kandi intare bari bazishonjesheje isi nabi y'isi bavuga yuko zizamurya zikamumenagura amagufwa, ahubwo zimukorera massage. Ariko Mana we uzaturengera we, zimukorera massage. Imana zimukorera massage. Abashatse kumutereramo Daniel avuyemo babatereramo zirabamenagura ntihagera n'akagufwa na kamwe gasigara. Ibyo umuntu abiba nibyo azasaro. Hamani yagambaniye umuntu uri mu mwuka w'Imana. Igiti yamanitsweho akimanikwa, yifuzaga ko tatambagizwa, Imana itambagiza Morodeka, kandi ari we wifuzaga gutambagiza. Uramenye Imana ninegurizwa izuru mwene data, va mu butinganyi, va mu busambanyi, va mu gusebanya, va mu gukora ibiteye isoni, uve mu kugambana. Ibyo biba nibyo uzasarura. Nimba Amerika baravuga ngo bacura imiti bafite byose, ngo bacura za virusi, kuki batahagaritse iriya nkongera? Satani we waratsinzwe, ingoma ni ya Kristo waciriweho iteka, tuzakwishima hejuru. Amen. Yes, ashimwe cyane. Muramenye ntihagire ubayobya. Imana nigira gute? Ninegurizwa izuru, kuko icyo umuntu abiba ari cyo azasarura. Bagushuke wemere, hari ibintu wakora bigakunda, ukava mu busambanyi, ukava mu bintu biteye isoni, ukava mu matiku n'utugambo. Ata Amerika iratinyitse, abantu bose barayubaha, imyanzuro ifata nta wayivuguruza, ariko bafitemo bamwe bari kubazanira ibyago. Bimuye Imana. Isodomu ni Gomora banasuzugura intumwa zabatumweho z'abamarayika ngo benda kuzifata ku ngufu kubera ubutinganyi. Ariko uyu munsi siri irabishyigikira, ibihugu ngo bitabyemeje bakabyima inkunga. Ibyo ni ibindi muri diplomasi na politike, ariko Imana ibyanga kubi. Reka mbabwire, nituzigera tugira icyo tuba abera b'Imana mu gihe Kristo ataraza gutwara itorero. Imana ishimwe cyane kandi irushaho kutugirira neza. Uyobe ukora icyaha Imana yanga urunuka, usamba n'icyaha kizafekta famiye yawe imyaka ibihumbi n'ibihumbi kugira ngo iyo generation uri gukreating ikurwemo, ikurwe muri mwe. Uyobe wa musore we, upange kuri The Blessed TV 7. Ntabwo ubundi ufite iyihe ntego? Niyo niko narindi kubabwira. Upange ugira intego yo gusuzuguza Imana, upange ngo naka nzamurya. Uri umuntu w'umusore ari ibyo uri gupanga. Hinduka. Ese Imana ijera. Nari mfite umupolisi w'inshuti yanjye yajyaga nganiriza ngo yigeze kubona abantu bari gusambanira mu modoka, harimo aranganiza ngo icyaha cy'ubusambanyi, aramwanga ngo pastor, tinatinya Imana mu maso yanjye nanjye ndayikurikira.
ntanganiriza ati yabonye abantu basambanira mu modoka, ngo igihe imodoka nayo iri kujya hirya hepfo haruguru, umugore utari gusambana n'umugabo, w'umugabo utari gusambana n'umugore we. Niyo mpamvu basambye nyine. Ngo igikamyo gituruka nk'iyepfo ngo kikibageraho hafi ngo gicika feri, ngo kirahonyora neza ka kamodoka kari karaho gaparitsa, birarangira. Uriya ari kuvuga ngo nimba gusambana n'umugore utari uwanjye ndajya kwihana, ngo n'ubundi Imana irababarira, niko twayifashe. Reka mbabwire, hari igihe kigeze imbabazi z'Imana ikazikura ku bantu bayo. Uko niko kuri, ni nako Bibiliya yanditse, ikazibakuraho. Imana ikaguha ubwenge, ikaguha icyubahiro, ikagusiga amavuta, ikaguha imodoka nziza yo kugendamo, warangiza ukayihemba ubusambanye gusa. Reka mbabwire, hari umukobwa yitwa Bisayi na Bigayiri na Bisayi, uko byagenda kose ntago nibakakubeshye, niko Bibiliya ivuga. Kiriya cyanditswe njyewe nagihishuriwe n'Umwuka Wera w'Imana, niyo mpamvu buri gihe nyivuga nshize amana. Ntago umukobwa mutoya wa musaza we gusaza wandavura tanduranya, nta kintu yakumarira, ntacyo yakongera ku myaka ufite ngo iragabanuka. Hoya ngo Dawidi ngo bamuzaniye umukobwa ngo arakuyakuya ngo barebe ko umukobwa byibura yakangura n'imisemburo ya Dawidi, kubera kiriya karande yari bariho y'umusemburo wakangukaga ibintu bikaba bibi cyane. Ngo nabyo biranga, ngo abisajya kuyakuya umwami, ngo ariko niyamumenye. None wowe baragushuka ngo akana ngo kakiri itoto, nihagira ugushuka. Imana ninegurizwa izuru, iby'umuntu abiba n'ibyo azasarura. Ibyo nabyo ubyumva. Bagushuke, bakubwiye ngo nta mugabo w'umugore umwe, bagushuke. Imana ninegurizwa izuru. Reka babwira abantu bashobora kutazayivuga, ariko Imana ikabyivugira. Abagalatiya 6:7 bavuze ngo nimuyobe Imana ninegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira umubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora. Ubibira umubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Twe gucogora gukora neza, kuko igihe n'igisora tuzasarura nitutagwa isari. Nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abera. Ako ni akandi gakeregeshwa kiyongereyeho mwakumvije. Bene data, Imana ntabwo inegurizwa izuru. Imana icyo cyubahiro yaguhaye ko ari ukugira ngo uyigaragaze, uyishime. Abo muri Amerika bo bavuze ngo hashimiwe abaproducer, ngo mama na papa nabo bashimiwe 3%, ngo ariko ngo Imana rurema ngo yaremye ijuru n'isi ngo yashimiwe kuri 0. Hagicamo iminsi 2 Imana bayimwaje bayikobye, kandi iyo minsi 2 iki byayo nabyo mvuze ikubita inkongi y'umuriro ko batayihagaritse. Ariko bene da, kigaragaza ko ntawahagarika uburakari bw'Uwiteka. Reka mabwire, abahanuzi benshi bajya bavuga ngo ku munsi ukomeye w'Uwiteka ngo injereri zizaba ziri gucura mu matwi. Kariya ni akamenyetso, kandi yarirahiye. Ariko uzi umuntu ukora mu maso y'Imana, Imana bene da, Imana irihangana, ikihangana ikaturwaza. Hakuza abantu baseka Imana bagashinyika begera bage bayo. Satani we Mana we, nanjye wambaye ikimbo basi. Guseka Satani n'abadayimoni bakamwara bikumvikanira ikuzimu. Ko mwisi hari Imana irakariye binyuze muri Imana ishimwe Imana. Abantu barayoba bakagushuka. Basore bene data, mama wizanira umuvumo famille. Umudamu agashukwa n'abagore bagenzi ngo azumva uko umugabo mugenzi wundi amera.
umugabo nawe witonze kababwira karande y'ubusambanyi n'imbi ibyo nabyo uzabisarura mu mwuzukuru wawe ubona nawe yarabaye kazizi ukabona yarabaye nk'agapfizi karere ibyo ngibyo uzabibona uzabisarura mu bana bawe babwira ati bagire gute n'abari abasambanyi ruharwa ari bakazizi ruharwa nta kintu bakikumariye upfe nk'imbwa birangire wishingikirije ngo ubwo maze kugira gute ibyo tuzabivuga Imana ituvugira bene data ushaka wagabukiraho ukubaha Imana ugasenga ushaka wahamya imbaraga z'Imana ariko uzana bavuga nkatwe mu Rwanda iyo tugiye gushima turashima Imana yaduhaye umukuru w'igihugu n'urugero nuko tuvuga ntabwo tuvuga none turashima Imana yaduhaye umukuru w'igihugu n'urugero turashima Imana yambashishije bikagenda gutya na gutya ariko abandi watinda nashima satani se yagufasha iki ko atahagaritse iriya nkongi y'umuriro satani yagufasha iki satani yagufasha iki ko atazahagarika sida n'imitezi bazagutera ukuye mu busambanyi satani yagufasha iki ko atazagukiza igikomere bagukubise icupa azagufasha iki umunsi umubiri wawe uzaba uri kujoga inyo yagufasha iki yagufasha iki ariko Imana igutera umutima w'ibyiringiro ikakuvuga ati uyu ni umubiri upfuye ariko umwuka ariho kubera ko ngububira mu mubiri azasarura urupfu ariko ubibira mu mwuka twese koko tuzapfa ariko ubibira mu mwuka azasarura ubugingo buhoraho meri iyi message igere kure umubwire ngo nimba utakiriye Yesu uzapfa kabiri gakurikira uzapfa urupfu bita urupfu rubi ruhoraho ariko niwakira Yesu uzapfa urupfu rukwinjiza mu buzima mu bugingo bw'iteka ryose aho tuzaba nakubabara aho hari ziriya mbaraga zatwitse hamwe mu gihugu cy'igihanganye gifite ibitwaro kirimbuzi gikomeye nibahagarika icyo kintu aho niho tuzaba hari imbaraga zikomeye ngo abadayimoni kuzimu baricuza ngo iyo bagezeyo iyo hari umuntu upfuye ngo akageraho ngo abantu benshi ngo baramusanganira ngo hagize gute kabati watubwiye rya zina bajyaga bavuga tukarica amazi ngo ako kanya gahita byibagirwa ni nayo mpamvu bavuga ngo ikuzimu namiga ngo nano gushima Uwiteka bibaye ngo baza biruka kabati tubwire rya zina ngo nawe akabaririza ngo niriye zina ni nayo mpamvu muri Luka bavuga kuri Nyamutunzi na Lazaro ngo Nyamutunzi yaravuze ngo wampaye amahirwe nkajya kuburira abo mu isi bakamenya Imana kabati yanga ubwo batumviye Mose n'abahanuzi n'ubundi nta wundi bakumvira ariko mwene data ugifite ubuzima menya ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima menya ko muri iki gihe hazaza ikindi gihe cy'urubanza kandi imirimo y'umuntu wese niyo izerekanirirwa mu rubanza rwe ntihagire ubashuka nimuyobe Imana ninegurizwa izuru kuko ibyo umuntu abiba nibyo asarura bene data reka babwire abaririmbyi biwacu babanga bizera Yesu nibo bakomeye umuntu akabaho yishukwa ukabona umusore mwiza yabyirutse neza harimo arashukwa n'indirimbo zabariya baririmba bakora pornography bakora ibiki byose nawe akazajya kubyapurikani wacu muri Afrika ngo yabibonye ngo bariya banyagwa ngo ari byo bari gukora kibaza bimeze bite umuntu akazana ikintu bita nzavuga ngo generational caste through prostitution and through sex workers or sex workers uburyo creating long term generational caste yes ikintu cyakarande kigiye kirekire bibaho ugasanga kubera yuko mama wawe yatwaye inda ashakana na papa wawe nawe baguteye inda kandi uwo ni umuvumo n'umwana uzabyara n'umwuzuko kubera ko wayobye bakubwiye ngo ubuse
ngo wabwirwa n'iki ko umusore mugiye kubana ari muzima? Imana ninegurizwa izuru. Ashobora kuba atari na muzima ukihangana ukavuga ati nawe atari na muzima nzihangana. Imana kuri uwo munsi mwabanye ikavuga ati kubera ko wihanganye ntago nzemera ko urira, ikabikora. Ibyo ni komande zombi. Imana ibaha umugisha kandi urushaho guhindura amateka y'ubuzima bwanyu. Shalom, shalom, nakagaruka.